Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Muraganirizwa n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest kuri uru rubuga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umwami wacu Yesu Kristo afatwa. Mbere yo kugira ngo tugaragaze ubwiru bwahishwe abanyabwenge, ni mucyo tubanze kurebera hamwe ese koko Yesu Kristo ni Imana ishobora byose? Birashoboka ko nawe wigize kwibaza iki kibazo, ariko uyu munsi turashira amashira kinyoma. Usanga mu madini hirya no hino ku isi abantu bahamya ko Yesu Kristo ari we Mana, nta yindi Mana ibaho. Ariko se ibyanditswe bimuvugaho iki? Ndetse Imana ubwayo yamuvuzeho iki? Nanone kandi abigishwa be bamuvuzeho bati? Ubu ubwe se yihamirije iki? None se ajya kujya mu ijuru niki yivugiye kigaragaza ko nawe ubwe yasengaga Data wa twese uri mu ijuru? Ni mucyo turebere hamwe ese koko Yesu Kristo ni Imana ishobora byose? Abantu benshi bemera ko Yesu Kristo yahinduye ibintu byinshi mu mibereho yabo. Ariko se ibyo byagize Yesu Kristo Imana ishobora byose? Cyangwa yari umuntu ukora ibyiza gusa? Hari abantu benshi biboneye Yesu imbona nkubone, kandi mu byo bavuze byanditswe muri Bibiliya kugira ngo bidufashe kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Urugero, mu mwaka wa kabiri mbere yo kubara kwacu, umumarayika Gaburiyeli yavuganye na nyina wa Yesu, ndavuga Mariya. Bavuganye muri aya magambo ngo, turayasanga muri Luka igice kimwe umurongo wa 32. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Aha Bibiliya igaragaje ko mbere y'uko Yesu avuka binyuriye kuri marayika Gaburiyeli, Imana yahamije ko Yesu yagombaga kuzaba umwana, mbese yagombaga kuza ari umwana we, yagombaga kuza ari umwana w'isumba byose, kandi ko yagombaga guhabwa intebe ya sekuruza Dawidi. Nanone mu mwaka wa 29 mu kubara kwacu, igihe Yesu yabatizwaga, Imana ubwayo yahamije ko Yesu Kristo ari umwana wayo. Tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 3 umurongo wa 17. Dusoma ngo, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ubwayo yihamirije ko Yesu ari umwana we kandi kamwishimira. Ibinyuranye n'amadini yo hirya no hino ku isi ahamya ko Yesu ari Imana, nyamara ubwe Imana yivugiye ko ari umwana wayo. Yesu ari umwana w'Imana. None se abigishwa ba Yesu Kristo bahoranye iminsi itabarika, bo bamufataga bati? Bamubonaga bati? Abigishwa ba Yesu bamubonaga nk'aho ari umwana w'Imana ishobora byose. Tubihamirizwa n'iki? Ahagana mu mwaka 33 mu kubara kwacu, dore uko Petero yamubonaga. Ahagana mu mwaka wa 32 mu kubara kwacu, dore ko Simoni Petero yafataga Yesu. Tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 16 umurongo wa 16 na 17. Dusoma ngo, Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Simoni Petero yahamije ko Yesu ubwe yari umwana w'Imana ihoraho.
ntabwo yigeze avuga ko Yesu ari Imana. Nanone Yesu yaje kubitsindagiriza, yaje kubyemeza ko Simoni Petero atigeze avangirwa, atigeze ahabanya n'uwo ari we. Yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 16 umurongo wa 16 na 17. Yagize ati, Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Byumvikana ko Simoni Petero yarasobanukiwe Yesu uwo ari we. Wibuke, Yesu ubwe yashimangiye ko ibyo Simoni Petero avuze ari ukuri. None se abanzi ba Yesu bo bamufataga bati? Ndavuga abayuda n'abatambyi b'icyo gihe. Reka twibukiranye uburyo abatambyi ndetse n'abayuda bamufataga cyangwa se bamubonaga. Mu mwaka 33 mu kubara kwacu, abashatse kwica Yesu baravuze bati, nimucyo duhurire mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 7. Haranditswe ngo, abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Aba bayuda ndetse n'abatambyi icyabateraga gushaka kwica Yesu nuko bavuze ko yigereranyije, ko yigize umwana w'Imana ishobora byose. Byumvikana ko nabo ubwabo bari bazi neza uburyo Yesu ubwe yagendaga yihamya. None se Yesu ubwe yahamije ko ari iki ugereranyije n'Imana? Yesu ubwe yihamirije ko ari iki ugereranyije n'Imana? Yesu yibukije abigishwa be ko se amuruta. Turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo waho wa 28. Dusoma ngo, Yohana ibice 14 umurongo wa 28, haranditswe ngo, mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka iyo muri. Iyabaga mwankundaga mwamunejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data nduta. Yesu ntiyigeze na rimwe yigereranya n'Imana, ntiyigeze yigereranya na se, ahubwo yahamyaga ko se afite ububasha buruta ubwa Yesu. N'igihe yari amaze kuzuka, yaravuze ati, niki Yesu akimara kuzuka avuye mu rupfu, niki yahamirije uwo yabonekeye? Turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 20 umurongo waho wa 17. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ahubwo jya kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Byumvikana ko Yesu ubwe yafataga Data nk'Imana ye. Ese nawe ufata iya mbere wubaha Data nk'aho ari Imana ya Yesu, cyangwa se umugira Yesu niwe wita Data? Tuvane amashirakinyoma. Amashirakinyoma dufite, Yesu ntangana na se, ahubwo Yesu yubaha se ndetse aranamusenga. Twibukiranye ubwo yari mu ishyamba ka Getsemani, yabwiye Data ngo iki gikombe ukindenze, ariko ntibibe gushaka kwanjye ahubwo bibe ugushaka kwawe. Byumvikana ko abigisha bahamya ko Yesu ari Imana bibeshya. Imana nimwe, ni Data wa twese udukunda, umutegetsi w'ijuru n'isi. Kugira ngo ngukumbuze ibyanditswe, simbukira mu rwa mbere rwa Bakorinto ibice 15
kuva ku murongo wa 24 ugere 28. Mwaganirizwaga n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest ku rubuga Kubaturwa TV. Mugira amahoro.